rutahizamu akaba ari rutahizamu w'umuhanga Rayon Sport yizera ko azaza gufatanya na Forunganye bagakora ibintu bikomeye. Niyo mpamvu bahisemo ko asinya imyaka 2. Rayon Sport iramuha ibihumbi 20 by'amadolari nka frais de signature cyangwa se recrutement. Rondisa wese ko barimo baramwishyura ntabwo byari bigoye cyane. Miliyoni 9 nyine nta cyacitse, ntabwo ari menshi, ntabwo ari menshi n'ubundi bari kuyabona, ntabwo byari kwanga. Rero ibyo byatumye Rayon Sport iri gukora ibishoboka byose muri iki gitondo ngo irebe ko abakinnyi bayo bakwemererwa gukina iyi mikino nk'aba ba Asani bakozeho imyitozo. Ariko uyu rutahizamu harawe hageze mu ijoro ryakeye birumvikana ko nawe barwana no kumwandikisha, ariko ntabwo byensiri yahita kino uyu munsi. Ibyo ntabwo bishoboka kubera ko ntabwo umuntu yagera mu ijoro uvuga ngo mukanya saa 12 arakina umupira, ntabwo byakunda. Ninde warangiye Rayon Sport? Abdoulaye Diallo. Rayon Sport ijya kugura uyu mukinnyi, twinjiye mu makuru afatika. Nako buyihutemo kugira ngo tuze kubisozaho cyane. Turacyafite na Lorenzo. Rayon Sport Fahad Bayo yarabahenze cyane. Fahad Bayo yaragoranye, yagiye asaba amafaranga menshi y'umushahara, recrutement bakabona arinyuza hirya no hino, bakamwe ati twakatishe tigendege kora ibishoboka byose ukagira imana bibasuze tuganire mu Rwanda tubonane tunavugane turebana n'umuaja wawe wenda binanga ariko twabonanye. Yarabagoye pe, baravuga ati birero ntabwo bizashoboka, iminsi yagiye kandi dukeneye rutahizamu. Umugabo witwa Karenzi Alex ni umuaja umwe mu bazwi mu Rwanda. Yarababwiye ati ariko hari rutahizamu mfite w'umuhanga akaba akina mu ikipe yo muri Guinea Bissau yitwa Benfica de Guinea. Iyi Benfica yo muri Guinea yayitsinzemo ibitego 14 sezishize, aba top scorer wa championnat ya Guinea Bissau. Icyo ni cyambere wamenya, yabaye top scorer wa sezishize mu championnat yabo. Uyu rutahizamu ni kapiteni wa under 20 ya Guinea Bissau, kuko afite n'imyaka 20 yuzuye ubu ngubu. Uyu rutahizamu akaba ari rutahizamu w'umuhanga Rayon Sport yizera ko azaza gufatanya na Forunganye bagakora ibintu bikomeye. Niyo mpamvu bahisemo ko asinya imyaka 2. Rayon Sport iramuha ibihumbi 20 by'amadolari nka frais de signature cyangwa se recrutement. Rayon Sport iramuhemba umushahara w'1,500 ku kwezi cy'amadolari. Mu yandi magambo Rayon Sport amuguze miliyoni 28, ariko kumuhemba izajya imuhemba amafaranga 2,200,000 buri kwezi. Ni umukinnyi bizera badashidikanya ko azababera umukinnyi mwiza, kuko baravuga ngo dushobora no kumugira umukinnyi wazanagurishwa akaba yabyara amafaranga menshi bakurikije urwego ariho. Umukinnyi w'imyaka 20 muto gutyo, wakineye equipe nationale y'abato, wahamagaye muri equipe senior, umukinnyi wabaye top scorer wa championnat nk'iya Guinea Bissau. Rayon Sport iramwizeye pe. Ni umukinnyi utaje muri test, oya aje gusinya. Ni umukinnyi uje gusinya, ugomba gukina imikino kwishyura muri Rayon Sport. Rayon Sport uwo ni umukinnyi wa mbere wamaze kuhagera, ubwo hari n'undi wo muri Brazzaville. Ubwo icyo twabanza tukagishyira ku ruhande. Umukinnyi ukomoka muri Brazzaville ni umukinnyi ushobora gukina imyanya 2, ashobora gukina nka nimero 10. Ubwo navuye kuri wa munyagine ya rutahizamu we ni nimero 9. Bafite undi mukinnyi ukomoka muri Congo Brazzaville. Uyu munya Congo Brazzaville akaba amazina ye Ruvuyanga yitwa bene birakomeye cyane. Uyu muvandimwe akaba yitwa Eli
Andi Zuno afite imyaka 23 yakinnye muri AS Otoho, akaba ari ikipe nziza, imwe mu nziza muri Congo Brazzaville. Uyu mukinnyi akina imyanya ibiri, ashobora gukina nka nimero 10 ariko kandi ashobora gukina nk'umuwinga. Ni umugoshe akinisha imoso. Robertinho niwe wifuje ko bagura umukinnyi ukina nka nimero 10, ntibagura nimero 6. Kasuko itavuga ngo sa nkumbaza ngo kubera iki kubera iki rero kandi bari kugura abakinnyi urutayizamu no ku mpande na nimero 10. Urakoze cyane. Ubu Rayon Sport mu mikino ya returu iki ndakibabwiye bishobora no gutangira ku mukino wa Police, mugiye kubona umukinnyi witwa Richard Ndayishimiye akina nka nimero 6. Rayon Sport igendeye kuri statistique, imibare ihari ifatika, basanze umukinnyi witwa Richard Ndayishimiye ariwe watse imipira myinshi kurusha abakinnyi bose ba Rayon Sport bakinnye nka nimero 6. Murabizi ko Majaro yagiye agira ibi akavunika, murabizi neza ko Sefa atarameze neza, Roger niwe wagiye ukinamo imikino myinshi, ariko muri rusange basanze Richard yaka imipira myinshi kurusha abo bose. Baravuga bati n'ubundi Richard asanzwe akina nka nimero 6 n'ubundi mu ikipe ya Muhazi, nta kibazo cyo kuba yakina nimero 6. Umutoza aramuhaje atako se ufite ubushobozi bwo kuba wakina nka nimero 6 neza, aramubwira ati nko kunywa amazi neza cyane. Urabyishimiye se Risha? Kuri umukinnyi mwiza ndashaka kugukoresha ikintu. Umukinnyi yamwe ati ngewe ntari kuri service ya equipe, nuramukumbwiye ngo nkine 6 ndayigukinira neza cyane. Umutoza aravuga ati rero kubwiyo mpamvu Kapitani Muhire Keve ndakugarura ukina ku 8. Hanyuma murabizi ko Muhire Keve na 8 asanzwe ukina cyane na neza cyane. Hanyuma ni no mwanya w'uburi ariko afite abakinnyi 3 bagomba ahubwo ni 4 bagomba kurwanira gukina nimero 10. Sa nkumbaza ngo nabahe ni bande? Umukinnyi wa mbere unameze neza mu myitozo bamwita Rukundo Abdurrahman Play, ari guca ibintu mu nzove, umutoza arishimye cyane. Yaravuze ati umukinnyi ameze neza. Uwo ni uwa mbere ushobora gukina nka nimero 10. Uwa kabiri n'uyu mu maestro bazanye ushobora gukina nk'umuwinga ariko wanakina nka nimero 10 ukinisha imoso. Uyu munyagana Bisao Eri Eri umunyakongo Brazzaville. Eri Anzuno uwo ni uwa kabiri. Umukinnyi wa gatatu n'umukinnyi bita Fiston Ishimwe. Uyu musore anyuze muri Marine no muri APR, murabizi ko ashobora gukina nka nimero 10. Kwanza ni umwanya we. Ngo yashatse kugenda baramuga ati oya uretse gato soza sezo byibara turebe uko biba bihagaze byo kugenda ubyihoreye ntahajya. Umukinnyi wa 4 n'uyu mu maestro mushya bita Asane, nengo ushobora gukina ku ruhande cyangwa akeneye mu mwata. Asana Innocent Asana nawe ngo ushobora kuhakina. Bavuga ngo arabyibushye ariko ngo nananuka amaze kugabanyamo ibiro gakeya, yakoze umwitozo yamukamuye ngo azaba ameze neza cyane. Bakunze amantuza ye nananuka atakimeze nka Delphi, ni munini mu gake. Baravuga bati n'umukinnyi ajya kumera ngo nkuko Ruvumbu yaje cyane abawonana yaje kubera amaze amezi 2 adakina adafite match fitness, ariko burya abatoza b'abahanga we areba touche, we areba uko ufunga umupira, uko wideplasa, geste technique. Icyo umutoza wa rero akomeza gusubiramo kuri icyo kintu Ruvuya aravuga ngo nkeneye umukinnyi udebloka ama situation, kuko ntabwo nshaka gukina je direct gusa, ndabizi retour izabitandukanye na Fazari. Ba Robertinho babare bakure my friend uziko navuga, aravuga ngo retour amakipe azajya akora ama block cyane kuko zatangira gushaka inota rimwe, kuko zabarwana no kutamanuka menshi. Rero azaba bizi ko turi ikipe ya mbere, turi ikipe ikomeye, tuyarusha imbaraga,
twanongereyemo n'abakinnyi azaza aje guparika bisi adufunge avuga ati n'intahana rimwe kuri reyo ntacyo bintwaye ntabwo azafungura nk'uko yakinnye Fazare yose yirekura tukazajya dukina je direkite tukayashwanya gusa defo aravuga ngo kuko bikeneye yuko noneho dutambaza umupira tugahererekanya tugakina nkeneye Rishari y'umubola Rishari azi gukina umupira w'amaguru tubyemere nkeneye Muhire Keve ugatembereza nimero 10 ugomba kuba bakina imbere agomba kuba afite ibyo bita amageste technique yo ku rwego rwo hejuru ya debloka situation yafunga umupira agacenga kerimina akawutanga mu mpande neza agatanga ya pass itigera kuri rutayizamu cyangwa ku muwinga imbere y'izamu ro gushyira muri file nkeneye nimero 10 w'umutekinisiye ku rwego rwo hejuru niyo mpamvu yavuze ngo ibyo kugura nimero 6 ni mubireke mungurire nimero 10 Richard ndamusubiza ahubwo kwizigera aratwunganiye twibukije ko na Adama Bagayogo nawe yakina nka nimero 10 yakina nawe nabyo ni byiza ariko rero none ikindi abareba bamenya kuri uno mwana w'umuhungu mani ishobora byose umutoza Robert aravuga ati Basane aravuga ati aba bahaji ngo mwishake mundi mukinnyi uruhande rw'umuhungu witwa Adama yamaze kurufata mbere yatinyaga kumuha iminota myinshi avuga ngo ni muto ntabwo yakina iminota myinshi hari utuntu yari atarametiriza two guhagarara mu kibuga iyi ngiyi bita kubahiriza amakonsigne tactique y'abatoza ariko ubu niba hari umuntu umeze neza Adama ameze neza bivuga yuko uruhande rwe arakoze dusoza kuri uyu Eri Anzuno ubwo wenda nubwo ataragera i Kigali ariko ndabona yarakiniye abatari imyaka 17 muri Congo Brazzaville abatari imyaka 20 yarayikiniye ndetse na U23 nayo yarayikiniye yo muri Congo Brazzaville hanyuma ikipe ya AS Oto yakinaga yakinnye imikino ya CAF Confederations Cup abantu babyuka cyane ikina n'ikipe bita Bull Stars ubwo rero kuri metero 1.78 aramutse ageze muri Rayon Sport yaba rwose ari undi mukinnyi ugomba gufasha ikipe ya Murera